Muraho neza muryango mugari, MD Empire TV. Muraho neza bantu b'inkwakuzi. Waba ufite channel yawe ya YouTube ariko ukaba utabona abantu bayireba? Uyu munsi ndakubwira ibintu ukora kandi ukabona impinduka. Ibi birafasha aba-YouTubers bakiri bato, ama-channel akiri mato gukura cyane. Biri gukora kandi mubyitondere mubyige, ibi bizabageza kure. Ntucikwe n'ikiganiro, ntucikwe n'iyi video tugiye kugirana imara igihe gitoya, uyirebe uyirangize kandi uraza kubona impinduka ku rubuga rwawe rwa YouTube channel yawe. Twihuse rero nk'uko mubizi iyi ni MD Empire TV ibagezaho ibiganiro byerekeranye no gukora kuri channel, gukora ku ma YouTube channel, kubrandinga channel, ibaha amatips, ibaha strategy zose zo gukora kuri YouTube. Twihuse rero tugendane, murabona hano dutangiye ku gice cya mbere, impamvu channel nto zidakura. Impamvu channel nto zidakura. Nawe iki kibazo wakibaza uti ese ni gute izi channel ntoya zitari gukura nkatwe aba YouTubers bagitangira? Mbere na mbere reka tuvuge impamvu amasheni mato cyangwa channel nto adakunze gukura. Murabona aha ngaha harimo igishushanyo ndi kubereka, uburyo bwa growing channel na declining channel, uburyo views zizamuka n'uburyo zimanuka. Ni uburyo ushobora kubonamo aba-subscribers n'uburyo ushobora kubonamo views. Twihuse rero ngiye kwereka mbere na mbere, ngiye kuvuga impamvu amasheni yacu adakura mu buryo abantu bose bibazaho. Tugiye aha ngaha rero, hari ikintu cya mbere kivuga ngo ntibamenya abo bigenewe, target audience, aricyo bita target audience. Aha ngaha iki kintu mucyitondere. Niba ufite YouTube channel yawe, fata ikintu kimwe, fata niche imwe ikora, iyo yose uyikora umenya ngo ese abantu bakureba ni abahe, audience yawe ni iyihe? Iki kintu nicyo kiri kwica ama-channel matoya. Nimumenya ibyo mukora abantu bigenewe, ugasanga umuntu arimo arakora siporo, siporo akayivanga na entertainment, entertainment akayivanga na education, education akayivanga na comedy, icyo gihe ntabwo uzakura kuri channel yawe. Icya kabiri, amashusho adasobanutse. Urakora video umuntu akayireba ati iyi ni video, ku buryo yicaho yigendera yitambukira. Kora video zifite quality, kora video zigisha kandi zituma umuntu ataba bored. Icya gatatu, thumbnail zidasobanutse. Thumbnail ni ifoto, narababwiye, ni ifoto ishobora gukurura umuntu kugira ngo arebe video yawe. Iyi thumbnail yitindeho uvuga uti ese nakora gute, iyi thumbnail nayikora gute kugira ngo mbone abantu bandeba? Shyiramo utuntu tw'ubwenge abantu, ku buryo umuntu avuga ngo agira amatsiko cyangwa curiosity yo kuvuga ngo reka nze ndebe iyi video. Icya kane, igihe bashyiraho amashusho ntibagira gahunda. Ni ukuvuga ngo igihe mushyiraho amashusho ntimugira gahunda. Amashusho yawe ntagira gahunda. Ejo ushyizeho video saa sita, umunsi ukurikizaho uyishyizeho mu gitondo. Gira gahunda, gira plan, gira gahunda yawe ihoraho, umenye ngo ese video yanjye irebwa n'abantu. Kora plan nk'uko bisanzwe. Icya gatanu aricyo cya nyuma, nibagira call to action nka subscribe, like, comment. Uri gukora video ariko urayirangiza, ntushobora kubwira abantu bakureba, ntushobora kubwira umuryango ukureba ngo kora like, kora subscribe. Ibyo nabyo ni ikosa rituma aya ma-channel yacu agenda adakura, ugasanga birababangamira, sibyo? Twagiye rero tugeze twihuse ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri ntabwo ndi bubatindire. Uburyo bushya bwo gukura vuba. Niba ukora video yawe, uyikore neza, ukore utuntu mbese tw'imboneka rimwe abantu bareba bakishima. Dore rero uburyo bushya butangaje abenshi batangiye gukoresha. Icya mbere, murabona uyu mugore, murabona n'uyu muhungu, kora icyo bita YouTube short strategy. YouTube short strategy. Reka tuhite mbibereke neza. Uburyo bwa mbere ni ugukora YouTube short strategy. Kora video ntoya ituma ushobora kwigarurira imitima y'abantu bakureba. Kora video imara umunota umwe, uyikore kuri 6:10, murabizi 9:16, ifite vertical format. Icya kabiri, content series. Content series mwa bantu, ikintu ndi kubamenyesha, dusubiye kuri iki cya mbere, YouTube short strategy. Kora amashusho y'umunota umwe, niyo nababwiraga. Tanga igitekerezo gikomeye mu masegonda 10 ya mbere. Wishaka kuboringa ubabwira abantu ngo mukore oya, hita ushyira ku ntego uvuge ngo
iki gitekerezo ni iki ngiki mfite mbafitiye ibi, koresha amagambo akurura, amagambo akurura narabibabwiye, ese wari uzi ko ntuzigere ukora ibi kuri YouTube, ni ukuvuga ngo ayo magambo ashobora gukururira umuntu wese uri kureba video yawe. Twagiye content series, reka gukora video imwe gusa. Hari abantu usanga agakora video imwe mu kwezi, oya ibyo ngibyo ntabwo uzigera ukura kuri YouTube rwose. Icya kabiri, eh, tangira urugendo rw'icyumweru cy'iminsi 7. Ni ukuvuga ngo turacyari kuri content series. Niba wihaye uti yenda nzajya nkora video ebyiri mu cyumweru, zikore kandi uzishyireho amasaha nk'uko twabibonye hejuru. Zikore kuko icyo gihe algorithm izamenya ko uwo muntu akora kandi ahari. Niba uvuze uti nzajya nshyiraho video imwe mu cyumweru, sawa bikore uhozeho consistency, icyo bita consistency. Ikindi kiri kuri iyo content series, urugero YouTube aba creators bagomba kwirinda ko kwirinda ko wenda basimbuka umunsi badashyizeho video. Ni ukuvuga ngo niba warihaye ko mu cyumweru ugomba gushyiraho video ebyiri, zishyireho. Nushyiraho imwe, icyo gihe ntabwo YouTube izakubona kuri serious. Icyo gihe algorithm ntabwo izakubona kuri serious. Twagiye kuri gatatu, community tab and polls. Community tab and polls, aha ngaha tuhitondere. Tangira gukoresha community post kugira ngo uvugane n'abagukurikira. Abo narabiberetse, ujya muri post wandike uvugisha abantu, ese nabakoreye iyi video, ese ni iyihe video mushaka ko nzabakorera izabafasha. Uganire n'abantu bawe, usubize comment, abantu bamenye ko muri kumwe. Ibyo birafasha, bifasha kumva ko ubaha agaciro. Ni ukuvuga ngo abantu batureba ni abantu bakomeye, ni abantu b'ingenzi. Ntabwo twe rero ibyo dukora ntabwo ari ibyacu, ni ibyabo, turabibaha, tugomba kubavugisha. Ibyo rero ni ikintu nakubwira, kora icyo bita content plan yawe, uvuge ngo muri iki cyumweru nzashyiraho video ebyiri, nzashyiraho wenda short ebyiri. Icyo gihe algorithm izamenya ngo wowe urakora. Algorithm nibona ikora izajya ikurekomandinga ku mavideo y'abandi bantu. Tugeze ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu, algorithm ya YouTube muri 2025. Bantu banjye, ahantu tuhumve neza, iha agaciro video ituma abantu bareba indi nyuma yayo. Ni ukuvuga ngo bya bindi twavuze end screen, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba uri gukora video zihoraho, algorithm ikabona uri kurebwa cyane, iyo video yawe azayifata iyishyireho, iyihe agaciro, iyihereza abandi bantu. Uri kureba video ijyanye n'ibintu turi gukora, ihita ikurekomandinga ku yindi. Haje icyo bita engagement, like, comment and share. Ugomba gutuma abantu bakora like, ugomba gutuma abantu bashyiraho comment, ugomba kubabwira uti mukore share. Ibyo ni ibintu algorithm iyo irebye ikavuga ati ndabona engagement y'uyu muntu, abantu bari gukunda ibintu bye, bari gushyiraho comment, bari gusharinga, iyi video irakunzwe, reka nyifate nyihereze uyikeneye. Babandi bari gukora kubera ya keywords twabonye. Imiterere y'ijwi rya thumbnail na title nabyo bifite uruhare. Ni ukuvuga ngo thumbnail yawe yigeho, yicareho, uyandike neza ku buryo umuntu wese uyibona, wihange neza, umuntu wese uyibona avuga ati wow, iki kintu ni cyiza cyane kandi ndagikunze, reka rwose mbigendemo neza nanjye ndebe ino video. Icya kane, video zifite retention rate hejuru ya 60% zifashwa cyane. Ni ukuvuga ngo video yawe niba abantu bari kuyiklikingaho bayijyaho cyane, bayijyaho cyane, iki gihe algorithm izavuga ati okay, aba bantu iyi video bayikunze, reka tuyisharinga abantu bose. Ibyo rero ni ibintu biri kuri algorithm ya 2025. Icya mbere twakibonye, agaciro video yawe ituma abantu bareba indi inyuma yayo, ari cyo twita session time. Engagement, like, comment and shares. Ni ukuvuga ngo engagement yawe, niba abantu bari gukorekinga video bagashyiraho comment bagasharinga, iki gihe algorithm izapushinga video yawe. Icya gatatu, imiterere y'ijwi, thumbnail na title nabyo bifite uruhare mu gukora kwa channel yawe. Nabyo ni ukuvuga ngo nukora thumbnail yawe ugashyiraho titre nziza, icyo gihe video yawe izarebwa. Video zifite retention rate hejuru ya 60 nuko twabibonye % zifashwa cyane. Ni ukuvuga ngo video zawe ziri kujyaho, bari kujyaho cyane bareba, iyo video nayo izapushingwa cyane nkuko ndi kubigenda mbibereka. Mukomeze kuvuga ngo abantu bari kureba video yawe, nkuko urabona abantu barishimye, ni ukuvuga ngo algorithm izavuga ati abantu bari kureba video ni benshi, bari guturuka hirya no hino, nanjye reka mfate iyi video y'uyu muntu nyirikomandinga abandi bantu, abantu bayibone kandi bayishimire. Tugeze rero ku gice cya kane, aricyo gice cya nyuma. Iki gice cya kane nacyo tukitondere. Igice cya kane kivuga ngo ibikoresho bishya bifasha channel gukura. Mu YouTubers, mu content creators utazi ko ibi bintu bishobora kugufasha,
icyo gihe nta kintu nkwijeje. Ni ukuvuga ngo hari ibikoresho ushobora gukoresha ku bantu cyangwa gake ku bantu cyangwa bitanishyurwa biri free. Harimo ibyo wishyurwa, hari icyo bita Canva. Canva igukorera thumbnail yawe z'ubwenge. Iyi Canva ndayigushishikarije. Niba ushaka gukora thumbnail nziza y'ubwenge koresha iyi Canva. CapCut, CapCut murabizi ko yeditinga video. CapCut ushobora kuyieditinga video neza rwose, iyeditinga video neza ndayigukumbuje, kora icyo bita koresha CapCut cyangwa ukoresha icyo bita VN. VN nayo ishobora kueditinga video yawe nk'uko mubibona neza, video yawe ikaza isa neza, umuntu wese ku buryo ayireba akavuga ati wow! Iyo niyo yari CapCut na VN nayiberetse. Noneho tugeze rero ku bandi bantu bashobora kugufasha mu buryo bwa keywords cyangwa SEO, hari Tubibar cyangwa Video Key. Ni ukuvuga ngo ni aka kabara k'inuza mubona aha ngaha, aka kabara k'ubururu harimo umweru n'umukara. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ashobora kugufasha mu magambo ashobora gutuma ushakishwa kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo hari umuntu, ni gute nabona subscribers, ni gute nabona views nyinshi. Ni ukuvuga ngo uyu muntu aguha amagambo ashobora gutuma abantu bagaruka kuri channel yawe buri gihe. Nabashishikariza gukoresha ubu buryo. Ikindi cya nyuma aricyo cy'ingenzi, icyo bita ChatGPT. Ndagisubiramo, icyo bita ChatGPT. ChatGPT igufasha gukora scripts nk'iyi turi gukoresha. Ni ukuvuga ngo iyi ChatGPT ikwandikira script yawe neza ku buryo wowe ushobora kuvuga ati wawe, ugakora script yawe, ugakora video yawe neza udategwa. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu, niba uri umu YouTubers creators, niba uri umusumara YouTubers creators, ukaba utazi ibi bintu, ntabwo uzigera utera imbere ndakurahiye. Ibyo uzakora byose ntuzigera utera imbere. Ndagushishikariza gukoresha ibi bice, kuko ibi bice bizagufasha icyo bita gukura kwa YouTube channel yawe neza cyane. Niba rero uri umu creators mushya cyangwa ufite channel ariko igihagaze, ibi byose naguhaye biragufasha gutangira gukura vuba cyane. Ibuka ko nta channel nto ibaho. Hari gusa channel itarakoresha uburyo bukwiye, aribwo ubu ngubu ndi kukubwira. N'ubu ngubu ndi kukubwira. Rero ndabashimiye abakurikiranye iyi video, nk'uko nabibabwiye rwose mukoreshe aya ma editing, mukoreshe izi app mbabwiye. Rero rwose kanda subscribe kuri MD Empire TV, siga comment niba hari ikintu wize uyu munsi, kanda like, kanda share, usharinge abantu iyi video, undi muntu waba ukeneye kuyumva. Tuzasohora indi video ikurikira yerekana ko ushobora kubona abarebye 1000 buri munsi ukoresheje shorts. Ibyo rero rwose ndabishishikariza. Ndabakunda rero, mukomeze kugubwa neza. Mwakoze kunshigikira kuri iyi video yanyu, iyi video ya MD Empire TV. Ndabashimiye, dukorane twese hamwe tuzamurane, kandi mwakoze kureba video yanjye. Ni iby'igiciro kubagira. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Dusubire na video y'ubutaha. Ciao ciao.